Si igitekerezo cyiza gutangiriza business yawe mu gihugu nk'Ubuyapani cyari cyarabaye amatongo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Noneho iyo business igatangira mu mujyi nka Tokyo wari warasenywe ku rwego rwa nyuma, itangiriye mu nyubako yarerashweho bugira kenshi na bombe z'Abanyamerika. Business itangijwe n'abagabo babiri bonyine b'abahanga mu buvumbuzi n'ubumenyi bwihariye mu by'ikoranabuhanga. None icyo baremye muri iyo myaka uyu munsi kiri buri hamwe mu isi hose. Iyi bayita Sony yigaruriye isi ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abantu babarirwa muri za miliyari nyinshi kugeza kuri wowe ukurikiye kino kiganiro, kuko Sony iri buri hamwe mu isi, kuva ku bikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo na radio bigezweho, za kamera n'amatelefone agezweho, za PlayStation, za VR zikoreshwa mu gukina imikino ya video game, kugeza no mu isi y'imyidagaduro, kuko Sony ni umwe mu bami bahagarariye uruganda rwa sinema na muzika ku ruhando mpuzamahanga, ndetse bakanisanga imbere mu nganda zikora amarobo akoreshwa cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye mu nganda no mu ngo z'abaturage. Mbega Sony ifite buri kimwe mu isi y'ikoranabuhanga, ariko kubera uburyo bashakaga gukora buri kimwe kandi bakaba ba mbere muri byose, aha bita byumvikana ko Sony yisanze igomba guhangana n'inganda hafi ya zose zari ziyoboye isi muri iyo myaka, kugeza ubwo bisanze batatswe na leta ya Korea y'Amajyaruguru. Ubyumve neza ko uruganda rwa Sony rwaremye rukanahindura byinshi mu isi ya none ishingiye ku ikoranabuhanga, ruturutse ku gukora amaradiyo yo ku mihanda, kugeza ubwo uyu munsi rwahindutse uruganda ruhagaze za miliyari amagana z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukora hafi muri buri bikoresho dutunze uyu munsi. None ibi uruganda rwa Sony rwabigezeho gute? Mwahaye ikaze mu isi y'ifaranga rivuga riranguruye kuruta andi majwi. Iki ni ikiganiro Business Chat mukurikira kuri BTN TV. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi, ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, se yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ibi byose bitangizwa n'uwitwa Akio Morita, wavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu 1921, avukiye ahitwa Nagoya, umwe mu mijyi ikomeye mu Buyapani. Ubwo arakira umwana rero yari afite inzozi zo kuzahindura business umuryango we wakoraga, kuko hari hashize ibisekuru 14 byose muri uyu muryango bacuruza inzoga zonyine. Ariko yo kumva adashishikariye ubucuruzi bw'inzoga, ahubwo yumva ashaka kwibona akora amaradiyo. Ibyatumye asaba se ko yajya kwiga fizike aho kwiga ibijyanye n'ubukungu. Biza kurangira asabyemeye, maze ahitamo kwiga fizike muri University ya Osaka Imperial University. Ariko muri icyo gihe Ubuyapani bwari bufite umubare munini w'abasirikare bageze mu za bukuru. Yumva yakagombye gukorera igisirikare intwaro zihariye zabafasha gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose barimo barwana muri iyo myaka. Gusa ariko n'ubundi mu 1944 Akio yahawe akazi k'ubwinjiniyeri mu gisirikare cy'Ubuyapani kirwanira mu mazi, ari naho yahuriye n'umugabo witwa Masaru Ibuka. Aba bose bumvaga bafite umuhate wo guteza imbere ikoranabuhanga.
ariko nta n'umwe muri bo wari wishimiye gukoresha iryo koranabuhanga ku rugamba, ahubwo bose bumvaga barikoresha mu guhindura isi ikaba uko tuyibona uko mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Akio na Masaru icyo babonaga icyo gihe ni uko Ubuyapani bwari inyuma mu ikoranabuhanga ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahanganye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Bo bari babizi neza ko ari ikibazo cy'igihe gusa, kuko bumvaga byanga bikunda bagomba gutsindwa ino ntambara. Kandi koko ibi ni nako byagenze, kuko mu kwezi kwa munani k'uwo mwaka w'1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu kirimbuzi mu Buyapani buhita bumanika amaboko, maze Akio na Masaru birukanwa ku kazi bari bafite mu gisirikare, bahita banaca inzira zinyuranye ako kanya. Akio yigira kwigisha fizike muri universite, maze Masaru we ahitamo gushinga agakompanyi gato. Icyo gihe Ubuyapani si hari ahantu heza ho gukorera business, kuko iki gihugu cyari cyarabaye amatongo byuzuye. Ibaze ko muri icyo gihe hafi 1/2 cy'Abayapani ntibari bafite aho kuba n'ibyo kurya, ibyanatumye icyo gihe Abayapani benshi bicwa n'ubukonje bwo ku mihanda. Ubyumve neza ko muri iyo myaka mu Buyapani abapolisi bari abibura, nta hantu na hamwe hari akazi, kuko inganda n'amazu y'ubucuruzi byose byari byaraturikijwe. Inzara ivuze ubuhuha muri iki gihugu, kugeza ubwo abagore n'abakobwa bahitagamo kuryamana n'abasirikare b'Abanyamerika maze bakabaha ibyo kurya. Naho abagabo bo icyo gihe barimo binjira ku bwinshi mu muryango w'abagizi ba nabi b'abamafiya b'Abayapani bihurije hamwe bitwaga abayakuza. Mbega cyari igitekerezo cy'ubusazi gutangiza business yawe mu gihugu nk'iki cyangiritse muri ubu buryo, kuko buri umwe yarwanaga no kubaho, mu gihe uyu Masaru we yari ahugiye mu guteza imbere ikoranabuhanga. Icyo gihe Masaru yagerageje bwa mbere gukora imbabura y'amashanyarazi iteka umuceri, ariko iyi mbabura ikajya uhisha cyane ikawushiririza. Abona ko iyi mbabura idakunda, agerageza gukoresha agakoresho k'amashanyarazi ko gushyushya uburiri, ariko imikorere yako iranga burundu. Gusa Masaru we yumvaga uko gutsindwa kose ariko kugenda kumwegereza insinzi gahoro gahoro, ari nabwo ku nshuro ikurikira yageze ku cyari gikenewe icyo gihe. Muri iyo myaka Abayapani bari barakataguye imigozi y'amaradiyo hirya no hino mu gihugu mu kurinda abaturage propaganda z'Abanyamerika mu gihe bari mu ntambara. Kuko rero iyi ntambara yari yararangiye, Masaru yatangiye kujya akora amaradiyo yari yarangijwe muri icyo gihe, kugeza ubwo ibinyamakuru bikomeye byatangiye kwandika inkuru ko business ya Masaru iri gukora amaradiyo. Ibyaje gusomwa na Akio bahoze babana mu gisirikare, maze Akio ahitamo kujya kumureba. Ako kanya bahita banemeranya gukorana hagati yabo mu guteza imbere ikoranabuhanga nk'uko bahoze babyifuza. Akio we yabanje gusaba se umugisha, kuko yari agiye gutangira business nshya itandukanye n'iy'umuryango we wahoze ukora, maze icyo gihe se amuha 190 by'amayeni yo gutangiza business, akaba asaga $1,800,000 mu mafaranga y'u Rwanda, angana na $12 z'amafaranga y'u Rwanda y'uyu munsi. Icyo gihe Akio na Masaru bahise bashinga kompanyi bayita Tokyo Telecommunication Engineering Corporation, ariyo yaje guhinduka Sony tuzi uyu munsi. Muri icyo gihe bari babonye izina rya kompanyi yabo, bari bafite amafaranga n'abakozi bake, bivuze ko icyo bari basigaje gukora ni ibikoresho byo kugurisha. Mu 1950 iyi kompanyi yakoze bwa mbere kasete yo kubikaho amajwi y'ibyavugiwe byose mu nama za leta, mu kubika neza amakuru mu buryo bwizewe, kuko iyo yari ntoya ugereranyije n'izindi zariho muri icyo gihe, byatumye iyi ngiyi igurishwa ku bwinshi. Mu 1952 Akio na Masaru babonye kompanyi y'Abanyamerika yitwa Bell Laboratories yakoraga za Transistor, bashaka gutanga impushya zo gukoresha Transistor mu nganda z'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kongera inyungu z'izo nganda zombi. Aya mahirwe bayasamiye hejuru, Akio ahita ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba uburenganzira bwo gukoresha za Transistor. Bivuze ko kuri iyi nshuro kompanyi yabo yabashaga gukoresha za Transistor mu bikoresho byabo. Gusa ariko ubwo Akio yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatunguwe no kubona huzuye inyubako ndende, ndetse no mu gutahanyura mu Budage abona naho nuko imijyi yahiteye imbere. Ahita amenya ko Ubuyapani bwasigaye inyuma y'ibindi bihugu by'ibihangange byariho muri iyo myaka. Ibi rero byatumye Akio yumva ashaka kubaka bushya Ubuyapani, isi yose kongera ikabumenya mu gukora ibintu runaka. Gusa ariko ntibyari byoroshye. Bakimara kubona uburenganzira bwo gukoresha Transistor, byari bivuze ko noneho kuri ino nshuro bagiye gukora ibikoresho byacuruzwa ku ruhando mpuzamahanga. Ubwo rero bari bakeneye izina rishya ryakoreshwa ku rwego rw'isi. Iki gihe bazengurutse ibitabo bashaka izina, birangira baguye ku ijambo ry'ikilatini sanus, bisobanura ijwi cyangwa urusaku. Ariko inkundarubye nicyo gihe mu mvugo zabo ntibavugaga sanus, ahubwo bavugaga Sony, ibyatumye nabo bahitamo gukoresha ijambo Sony. Gusa ariko ntibahise bahindura izina rya kompanyi yabo, ahubwo ibikoresho bishya bakurikijeho bakora byasohokaga byanditseho ijambo Sony.
Iki gihe bari bahugiye mu gukora radio za Transistor zabashaga kugendanwa bitandukanye na radio zari zisanzwe zari nini ku buryo nta wayigendana. Gusa ariko ubwo batangiraga gukora izi radio 95% kwazo zarapfaga, ibyatumye uru ruganda rwisanga mu bihombo bikomeye. Ubyumve neza ko byabasabye inguzanyo za banki kugira ngo bakomeze ibikorwa byabo. Kuri bo bumvaga ko radio nizihomba bizahita bibarangiriraho. Mu 1955 nibwo bashyize hanze TR55, radio ntoya yanaje kwitirirwa izina ry'uru ruganda mu bice byinshi by'isi birimo n'u Rwanda kuko abenshi bayitaga Sony Tech. Gusa uru ruganda rwo rwakomeje gushaka uburyo bakora ibikoresho bito cyane bakoresheje za Transistor, bisanga bakoze akaradiyo gato ka TR63 kabashaga kuba kajya no mu mufuka w'ishati, byoroherezaga abantu kugatwara bakanagenda biyumvira akaradiyo. Ibi rero byatumye kagurishwa cyane mu isi hose. Turi mu 1957, ari nabwo rero uruganda rwongeraga umubare w'abakozi barwo, kuko byagiye kugera mu 1960 Sony ifite abakozi barenga 12,200 bakorera muri uru ruganda gusa. Ndetse muri iyo myaka bahise batangira imikoranire ihambaye hagati yabo na kompanyi zikomeye z'Abanyamerika. Kuri Akio iyi yari intambwe ikomeye cyane bari bateye, rero yagombaga kuyibyaza umusaruro akora ikindi kintu runaka gishya. Mu myaka yo mu 1950 televiziyo zerekana amabara yose zari nkeya, zigaragara nabi kandi zinahenze. Ibyatumaga benshi bahitamo kugura televiziyo zerekana umweru n'umukara kuko nizo zanaguraga make. Ibi rero byatumye Masaru atekereza gukora televiziyo zerekana amabara yose ariko zigakina amashusho akeye, ariko we akazikora zihagaze amafaranga make. Nibyatinze kuko mu 1961 Sony yahise ikora televiziyo zerekana amabara yose zimeze neza nk'uko Masaru yabitekereje, ariko zidafite izindi zishingiyeho kuko bazikoze bahereye kuri zero bakoresheje za Transistor. Gusa ariko inyinshi muzo bakoze icyo gihe zagiye zigira ibibazo mu birahure byerekana amashusho, ibyatumye bazigurisha kuri make cyane yenda kuba ubuntu, bisanga mu bihombo nanone. Gusa ariko ntibacika intege, ahubwo barongera bakora bundi bushya izindi televiziyo zerekana amabara yose, birangira bakoze televiziyo bise Trinitron yagaragazaga amashusho akeye kuruta izindi televiziyo zose zariho muri iyo myaka. Ariko kubera iyo mpamvu iyi televiziyo yarahendaga ku isoko, ariko ntibyabujije abantu kuzigura ari benshi, kuko muri icyo gihe Sony yagurishije izi televiziyo zirenga 280,000 hirya no hino mu isi hose. Ibyanatumye iyi televiziyo inahabwa igihembo mu 1973 cy'uruhare yagize mu guteza imbere ikoranabuhanga ry'amateleviziyo. Iyi yari insinzi ikomeye kuri Sony, ariko icyo gihe uru ruganda rwa Sony hafi buri wese mu isi yari amaze kurumenya kandi yabaga atunze radio cyangwa televiziyo bya Sony. Gusa ariko uyu mwanya wa mbere bariho bari bagiye kuhanganiraho n'abari biteguye kubashyira hasi. Uyu munsi mu isi hari imbuga n'amateleviziyo nka Netflix ujyaho ukareba filime mu gihe ubishakiye cyose kandi ukareba filime ushaka, ariko mu myaka yo mu 1970 suko byari bimeze, kuko icyo gihe ku mateleviziyo habaga hari umwanya runaka wabugenewe wa filime ku munsi. Wacikwa n'iyo filime ubwo nyine ntuzagire n'ahandi uyibona. Ibi byatumye rero Sony mu 1975 itekereza gukora icyitwa Betamax, kasete yakoreshwaga mu kurikodinga filime zanyuze ku mateleviziyo, ku buryo noneho iyo filime yabaga yacitse abaturage babaga bayirikodinze bakaza kuyireba babonye umwanya. Iyi kasete yaguzwe ku bwinshi, ariko yisanga mwihangana n'indi kasete ya VHS. Nk'ibisanzwe amashusho n'amajwi bishobora kubikwa mu buryo butandukanye hagendewe ku ngano n'umwimerere, ibyitwa file format. Ibi rero ni nako byari bimeze kuri izi kasete. Betamax yabikaga amashusho asa neza kuruta VHS, ariko VHS yo yatsinze ihangana ku isoko kuko yaguraga make kandi ikagira ububiko buhagije, maze rero birangira ku masoko hagurwa za kasete za VHS naho Betamax ziri mu bihombo. Muri ibyo bihe Sony yari mu bihombo. Akio yavuze ko igikoresho gishya arakurikizaho n'igihomba azahita ava muri uru ruganda rwa Sony. Akio akenshi yahoraga mu ngendo hirya no hino, ariko agakunda kugenda yumva umuziki. Hari mu 1979 ubwo Akio yagiraga igitekerezo cyo gukora ekiteri z'umuziki zigezweho, ku buryo umuntu yari kujya azambara ku matwi akumva umuziki mu buryo bwihariye kandi butabangamiye abandi. Gusa ariko muri iyo myaka mu bihugu nk'Ubuyapani kwambara ekiteri byakorwaga gusa n'abafite ubumuga bwo kutumva. Ubwo rero kwambara ikintu nk'iki cyari ipfunwe rikomeye mu bantu. Gusa we ntiyabitindaho,
ahubwo Sony ikora izi kuteri izishyira hanze, ibanza kugurisha izigera ku bihumbi 30 gusa, ariko zigeze hanze abantu bazikunda ku rwego rwo hejuru, bituma hagurishwa izindi nkazo zirenga miliyoni 385 mu isi hose, kubera uburyo hafi ya buri wese mu isi yisanze akunda kumva umuziki wazo. Aha rero nibwo Sony yatangiye gutekereza kwinjira mu ruganda rw'umuziki. Muri iyo myaka Sony yahise ikora label y'umuziki bise CBS, yaje gukorana n'uruganda rwa Philips imyaka 14 yose bakora CD compact disc nk'uburyo bushya bwa digital bwo kubika indirimbo zari icyo gihe, ku buryo noneho umuntu yabashaga kumva indirimbo ashaka mu gihe abishakiye kuko zabaga zabitswe kuri CD. Ibi byatumye Sony yinjiza za miliyoni nyinshi mu buryo butandukanye, burimo kugurisha CD ku baturage, gutanga uburenganzira ku zindi nganda nazo zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo nazo zibashe kuba zakora CD, no kugurisha indirimbo kuri zino CD. Ibi byatumye CD zigurishwa ku bwinshi zigera mu bice hafi ya byose by'isi ahumvwaga indirimbo hose. Ibi rero byatumye uruganda rwa Sony rwinjiza za miliyari nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga banakoresheje bishyura Philips yakoranye na label yabo y'umuziki ya CBS mu gukora CD. Icyo gihe Sony yishyuye Philips miliyari 2 z'idolari ngo umushinga ubu wabo byuzuye. Iyo label y'umuziki ni nayo yaje guhindurirwa izina uyu munsi, yitwa Sony Music Entertainment. Uyu munsi ni urubuga rubitse indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye, kuva ku za Bob Dylan, Michael Jackson kugeza ku zigezweho uyu munsi. Nyuma y'ibyo Sony yahisemo kwinjira mu ruganda rushya rw'imikino y'ikoranabuhanga ya video game. Hari mu 1991 uruganda rw'imikino igezweho ya video game rwa Nintendo rwashyize hanze ibikoresho by'ikoranabuhanga bikinirwaho iyi mikino izwi nka PlayStation, ariko ibijyanye n'amajwi byose byari byakozwe ku bufatanye n'isosiyete ya Sony. Ariko ubu buryo ibi bikoresho byari bikozemo bwari bugoye kubugenzura, kandi izo systeme z'amajwi zari zifite ububiko buto, rero byatumaga abakoresha ibi byuma by'ikoranabuhanga bisanga bafite imikino mikeya yo gukina kubera ikibazo cy'ububiko. Mu gukemura iki kibazo, kuko Sony yari imikorana bya hafi n'uruganda rwa Nintendo, icyo gihe sosiyete ya Sony yasabye Nintendo ko yazajya ikora ibikoresho byayo ku ruhande bidafite ikibazo cy'ububiko, kuko Sony yashakaga kongera CD muri ibyo bikoresho. Igitekerezo nk'iki uruganda rwa Nintendo ntirwari kubyemera, kuko nawe ari kuba cyitaye ku bikoresho bikorwa n'uruganda rwa Nintendo, kuko bari guhita bayoboka Sony, maze bigatuma Nintendo yisanga mu gihombo gikomeye. Uruganda rwa Nintendo rwahise rutekereza ko Sony yenda kubagambanira, maze ahubwo ruhitamo kugambanira Sony mbere y'uko ibikora. Iki gihe Nintendo yahise itangaza ko igiye gutangira gukora ibikoresho bikinirwa imikino y'ikoranabuhanga bizwi nka PlayStation, ariko birimo za CD, ku buryo nawe uzagira ikibazo cy'ububiko. Ariko kuri inshuro ntibari bagiye gukorana n'uruganda rwa Sony, ahubwo bagombaga gukorana n'isosiyete ya Philips, imwe n'ubundi yagize uruhare mu gukora za CD. Ibi byababaje uruganda rwa Sony, ariko nabo bahise bahitamo gukora ibi bikoresho bwabo bya PlayStation nawe bafatanyije, birangira babishyize ku isoko, kugeza ubwo mu 1994 nawe wari ukiteza izindi PlayStation zitari za Sony yari yarakoresheje CD ziteye imbere kuruta izindi zose. Ubyumve neza ko icyo gihe PlayStation za Nintendo abazikoreshaga bakinaga imikino 400 gusa, naho iza Sony babashaga gukina imikino 8,000. Ibyatumye icyo gihe Sony igurisha PlayStation zirenga miliyoni 100 mu isi hose. Batsinda ihangana bahita banakora PlayStation zisumbuye kuri izo, bazita PS2, zo zigurishwa ari miliyoni 150 hirya no hino mu isi hose. Mu 1989 isosiyete ya Sony yaguze studio y'abanyamerika itegura filime yitwa Columbia Pictures Entertainment, maze ihindurirwa izina ihinduka Sony Pictures Entertainment. Uyu munsi iri muri studio 5 za mbere zikomeye mu isi hose, nyuma ya Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros Pictures na Disney. Mu 1998 studio ya Marvel isanzwe itegura filime yari mu bibazo by'ubukene bwari bubarembeje, maze Sony ifatirana ayo mahirwe isaba Marvel ko yabagurishaho uburenganzira bwo gukinisha Spider-Man, kuko yari we mukinnyi wa filime ugezweho muri iyo myaka. Ibyatwaye amasaha menshi Marvel ibitekerezaho, ariko kubera ubukene bari bafite byarangiye Marvel ibyemeye. Icyo gihe Sony yishyura miliyoni 7 z'idolari Marvel ngo ibahe uburenganzira bwo gukoresha Spider-Man.
Icyo gihe banemeranya ko buri filime yose izajya isohoka yakozwe na Sony ya Spider-Man bazajya bishyura miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri studio ya Marvel, kandi Marvel igakomeza gufata 5% kwa yinjijwe yose n'iyo filime. Icyo gihe mu bihumbi 2002 Sony yahise ikora filime ya mbere ya Spider-Man yakinwe na Tobey Maguire maze igisohoka yinjiza miliyoni 825 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yarashoyemo miliyoni 140 z'amadolari zonyine. Iyi ari inyungu iri hejuru kuruta uko nabo ubwabo babitekerezaga, kuko iyi filime mu bihe byakurikiye bwo niyabinjirizaga miliyoni 100 yinjizaga za miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri miliyoni 7 zonyine bishyuye Marvel. Kubera iyo mpamvu bongeye kwicara ku meza amwe na studio ya Marvel. Icyo gihe Marvel none isaba uruganda rwa Sony ko rwabaha miliyoni 25 z'idolari ngo babahe uburenganzira bwo gukinisha abakinnyi hafi ya bose ba studio ya Marvel, ariko Sony irabyanga kuko yatekerezaga ko abandi batari Spider-Man muri iyo myaka nawe ari kubitaho. Gusa intsinzi ya Sony niyarambye kuko icyo gihe yaje kwatakwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari mu 2014 Sony yahakinzwe n'itsinda ry'abitwa Guardian of Peace binjira mu mabanga y'imikorere ya Sony n'imikoranire yabo n'izindi nganda, biba amakuru yose yihariye y'abakozi b'uru ruganda, amwe muri yo batangira no kuyashyira hanze. Cyari cyo gitero cya mbere cy'ikoranabuhanga kiremereye kuruta ibindi byose bigabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa ariko na wari uzi ngo byakozwe n'abandi. Ariko bitewe n'uko Sony yari imitegura filime isebya perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong Un, byatumye FBI na Perezida Barack Obama icyo gitero bagishinja Korea ya Ruguru. Gusa ariko icyo gitero nicyatumye Sony icika intege, ahubwo yakomeje kwagura uruganda rwabo. Uyu munsi Sony ni uruganda rufite icyicaro gikuru mu mujyi wa Tokyo mu Buyapani, gifite abakozi barenga 113 hirya no hino mu isi hose. Ni sosiyete yinjiza arenga miliyoni 90 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka mu kugurisha ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga birimo televiziyo, kamera, ibikoresho by'amajwi nka radio n'amayekiteri bigezweho, za telefone za Xperia. Bakinjiriza mu bucuruzi bwabo bw'amafilime ndetse n'umuziki, kugeza ubwo banafite za banki n'ibigo by'ubwishingizi mu Buyapani, bakanakora za robo ndetse n'imodoka z'amashanyarazi. Ubu bukaba ari ubwami bukomeye uyu munsi bwatangijwe n'abagabo babiri bari biteguye guhangana na buri kimwe icyo ari cyo cyose cyari kubitambika ngo bagere ku ntsinzi. Ni nuko dusoje ikiganiro cya none, ariko ibyijwi ry'ifaranga rivuga riranguriye kuruta andi majwi nirigarukira mu ruganda rwa Sony gusa. Ariyo mpamvu mwifurije kuzakurikira ikiganiro nk'iki cy'ubutaha. Iyi yari Business Chat mukurikira kuri BTN TV. Nari Aime Christian. Naho ubutaha.